yaravuze ngo biroroshye kuriza umuntu wasekeje ariko biragoye gusetsa umuntu warijije. Irinde kuba impamvu y'amarira y'umuntu kubera ko amarira y'urengana aravuga. Yaravuze ngo iyo utinya umurimo umuruho uragutinyuka kandi wanga kwiruka ukagwira ubusa. Yaravuze ngo iyaba kumenyana ariko gufashanya amazi ni agatetsi ifi, kubera ko ifi iziranye n'amazi birenze. Iyaba rero kumenyana ariko gufashanya amazi ntiyagatetsi ifi. Yaravuze ngo ukuboko kwaguteye ibuye uzakwitondere kabone n'ubwo ubutaha kwaguha amata. Aranavuga ngo icyica urugendo rw'imbwa ni uguhunahuna kandi nta mbwa igira umubyaza. Ntabwo imbwa yicaza umugongo uyoboye ko ikibuno gihari. Ezra Joas yaravuze ngo buri gihe jya uhora witeguye guhagarara wenyine, kubera ko uyu munsi ushobora kuba uri ingirakamaro ku muntu runaka ariko ejo ukazaba uri intabwa. Ni uko ubuzima bumera. Yaravuze ngo uguhekenyeye neza umugondera n'iriteza. Aranavuga ngo ufite umwuririra umunyinya agira ngo ntuhanda. Uyu mugabo aravuze ngo ubyina mu banzi ntazamura amaboko. Aranavuga ngo umugabo ugeze mu kaga asaba icumbi we. Yaravuze ngo amazi yoroshya ikijumba ariko ayo mazi ni nayo akomeza igi. Aho izuba rirasira niho imvura ituruka, nta wisimbizwa ahetswe na mukeba. Mu magambo yose Ezra Joas yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri aya, yaravuze ngo ntawe uryoherwa amira bunguri kubera ko no mu buki hari igihe hisha mu ruyuki. Aranavuga ngo ntugahanga amaso aho uva kubera ko harakuza, ahubwo yahanga ejo hazaza kubera ko niho haza aho ujya. Yashimangiye ijambo rivuga ngo utanga inshuti ze ngo zibe iminyago amaso y'abana baziheba. Abantu benshi bafite inkovu z'uko bahoberanye n'amaboko afite ibyuma batabizi. Ni mpamvu ukwiye kumenya igihe cyo kuruca ukarumira ariko ukanuye amaso cyane. Yaravuze ngo abanzi bagira uburyo bubiri bwo kukurwanya. Ubwa mbere ni ukugutesha umutwe, ubwa kabiri ni ukuguca intege. Bagutesha umutwe bagamije kuhungabana, baguca intege bagamije kumanika amaboko ukabivamo. Ezra yaravuze ngo hariho amoko atatu yo guseba. Hari igisebo ugira mu ruhare, hari igisebo uterwa n'abandi, hari n'igisebo karemano cyangwa se uvukana. Icyo uvukana, icyo uterwa n'abandi ntabwo wakigenzura ngo bikunde, ariko iyo wagenzuye icyo witera wowe ubwawe na biriya bisigaye byiyitaho, kubera ko bitizwa umurindi n'icyo witera. Ibisebo byose burya iyo wagenzuye ibyo wowe witera na bya bindi byo ku ruhande bishobora kwiyitaho. Wowe genzura ibyo ufiteho ubugenzuzi, ibindi biharira igihe. Ezra yaravuze ngo ntabwo abantu bajya bita ku mvune z'ibyo dukora, ahubwo icyo bapima ni umusaruro. Igihe ufite icyo kivuze rero ni uburyo uzasoza. Ibyo wahuye nabyo nta n'umwe uzabyitaho. Soza neza, ibindi biharira igihe. Mu magambo yose Ezra Joas yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri iri, yaravuze ngo ntukagire uciraho iteka kubera ko umuntu wese ugihumeka aba ari umukandida w'ibyiza.